Mwaramutse mwiriwe muraho. Good morning, good afternoon, bonjour, bon après-midi selon les occasions. Sabahul khair, masaul khair, kinaidin, tinaidin, ubwo mbasuhuje mu ndimi zingahe. Ariko indimi zose mbashuhujemo zose bitewe nuko n'abazivuga ubwo mwese ndabasuhuje aho muherereye hose. Mu gihe tukiryoherwa n'aka ka video k'imbyino ya mbere nziza y'ubukwe ya mbere ku isi hose mu bihe byose, ndagira ngo mbabaze ngo aho muri ho hari amahoro kwa handi hagiye hatandukanye byacitse byayobye byayogayoze ahubwo wenda niba uri ahantu hari amahoro yasigasire nyamuneka yasigasire. Numara gusigasira amahoro rero wibuke kandi yuko kuri B+ TV channel 127 kuri Star Times inagaragara muri channel zo ku madekoderi ya free to air isaa 4 za nijoro kugera isaa 5 za nijoro kuva kwa mbere kugera kwa gatandatu hari gucaho filime y'uruhererekane Destin. Iyo ikaba ari filime irimo urukundo, irimo intambara, irimo action. Ikaba ari filime wakwifuza kureba wowe n'umuryango wawe, yasobanuwe n'umusobanuzi wabita The Prince igikomangoma ngo ni gato gatubutse nk'ikinini, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu gihe tukibaza niba ibi bizagerwaho aba bana bombi bakabasha kuganira, bakabasha gufatana mu maboko gutya, turibaza ngo ese izi nzozi zacu zizagerwaho? Mu by'ukuri hariho abashyigikira Isirayeli buhumyi batazi n'amateka, batazi naho byaturutse. Hariho abashyigikiye Palestine kubera impamvu zabo bwite, nabo ugasanga bana ntibaza amateka. Gusa Palestine nayo angaho uko byagenda kose umuntu ushyigikiye amahoro n'ubundi ashyigikiye abanyapalestine. Ariko gusanga ndabona umwe mu banya Saudi Arabia bakomeye, mu banya Arabia Saoudite bakomeye, Prince Faisal, Prince Turki Al Faisal, hari icyo yavuze reka tukirebeho. Uyu rero n'uwo bita Turki Al Faisal akaba yavuze ati abaturage bose bagizwe ingaruza muheto bafite uburenganzira bwo kuresista, ndetse niyo baresista bakoresha imbaraga z'igisirikare. Atariko nyine naho nshyikiye gukoresha uburyo bwa gisirikare muri Palestine. Ati nshigikira uburyo bwitwa civil insurrection and disobedience, cyangwa se inyivumbagatanya y'abaturage ndetse no gusuzugura. Ati byahangamuye empire y'Abongereza mu Buhinde, bihangamura empire y'Abasoviete mu Burasirazuba bw'Uburayi. Ati nkuko tubizi Isirayeli ifite imbaraga z'igisirikare ari nazo zatumye ibasha gusenya no kurimbura abanyapalestina bene aka kageni. Ati ibi tubona mu maso yacu nuko abahanganye nayo ntago banganya imbaraga. Atariko nibyo bintera kudacira kari urutega kuko ndemninga Hamas. Ubundi Hamas, ijambo Hamas ni impine y'ijambo ry'icyarabu Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, bivuga umutwe wa resistance wa Kisilamu muri Palestine. Ahangaha rero reka turebe Turki Al Faisali icyo atubwira. Yagize ati ndakondana Hamas kubwo gutagetinga abasivile b'ibitsina byombi n'imyaka batite ku myaka yari yose nkuko babishinjwa. Ati uko ibyo bakoze ntabwo bihuye n'amahame ya Kisilamu. Ati hari itegeko rya Islamu ribuzanya kwica abana, inzirakarengane n'abagore n'abantu bakuze, abasaza n'abakecuru. Iryo tegeko kandi ribuzanya kwigabiza no gusenya ahantu hagenewe gusengerwa. Ndetse ndakondemninga Hamas kubwo guha impamvu ifatika leta ya Isirayeli yo gukora ibikorwa bya gifasiste bibi. Babahaye impamvu yumvikana yo kurimbura, yo gukora itsembatsemba muri Gaza. Ati rero
ndakondemuninga Hamas kubera yuko baba batahaye agaciro leta ya Palestine. Mu bigaragara uyu nguyu nibyo niba ujya gutera uburezera bw'ibanza yanje kugaragaza yuko Hamas nayo ibyikora mu by'ukuri kubera ko nibyo tuvanga inzobo zirwaniye bwatsi nibwo bahababarira ibyikora bigira ingaruka cyane cyane ku baturage b'Abanyapalestina. Ibyikora bigira ingaruka ku Banyapalestina cyane cyane. Yakomeje agira ati kandi nanone ndakondemninga Isirayeli kubombinga abasivile binzira karengane bo muri Gaza. Ati ndetse no kugerageza kubaforusa ko bava muri Gaza bakabareza muri Sinai. Ati nago nshira Isirayeli akarorotega kubwo kwica batarabanuye abana no kubata muri yombi n'abagore n'abasaza n'abakecuru muri West Bank. Ati ibikorwa bibiri ntabwo bituma bivamo ikiza. Nurumva mu itangamakuru byo muri Amerika baravuga ngo ni igitero kidafite aho gishingiye unprovoked attack, ariko se provocation mukeneye yindi irenze ibyakorewe abaturage b'Abanyapalestina mu binyejana muri bitatu bya kane by'ikinyejana byose. Ati dushingiyewe naho ku kinyamakuru cya Middle East Monitor cyo mu kwezi kwa 17 kivuga kiti aba vetera b'igisirikare cya Isirayeli bemera yuko bagira uruhare mu gutsembatsa Abanyapalestina. Ahangaha narabisomye ndarira. Muri uyu mwaka nanone kandi kuva mu kwa 5 kugera mu kwa 7 Abanyapalestina barenga 450 barishwe harimo abana 67. Bityo uku kumena amaraso ukwiriye guhagarara. Ndakondemninga cyase ndarwanya Isirayeli ubwo kwibutaka bw'Abanyapalestina ndetse no kwigabiza umusigiti wa Al-Aqsa. Ati kandi harimo no gusenya ingo n'imirima y'Abanyapalestina. Ikindi Isirayeli nyishinja ni ugufunga abana abagore n'abandi ndetse mu buryo butubahirije amategeko ya kiremwa muntu. Ati rero uku kwica Abanyapalestina harimo n'abanyapolitiki b'Abanyapalestina n'ubu bavuga ko umutwe wa Hamas ari uw'iterabwoba. Ibi bakora nabyo bakwiriye kwemera ko nabyo ari ibikorwa by'iterabwoba. Ubwo rero sinzi niba twavuga ngo ati ntarasoza yavuze ati aha nta ntwari iri muri ibi ngibi ahubwo bose ni Prince Turki Al-Faisali yavuze ati ahangaha nta ntwari ihari nta utsindo hari ahubwo hari inzira karengane nyinshi. Ejo bundi Isirayeli yize gutya ihanantura ijugunya amabombe yayo ku rusengero rw'abakirisitu. Ndakeka iyo yari niba nabango yari message nziza ku bakirisitu bose bahanganye no kuyisengera no kuyiriza ubusa no kugira gute. Ariko mu by'ukuri ibikorwa Isirayeli iri gukora tuvuze yuko ari Imana yabibategetse cyase bari kubikora bari kurwana intambara ntagatifu cyase intambara bashyikiyemo n'Imana. Ewe ndahamya yuko umubare munini cyane w'abantu baba aba atheiste rwose. Mare munini cyane w'abantu bavaho ba abahakana Imana. Reka dusoze mbibutsa yuko nta gucikwa iyi filme bayita Destiny kuri B+TV. Turayibararikiye muyikurikire kuva kwa mbere kugera kwa gatandatu kuva saa 4 z'ijoro kugera saa 5 z'ijoro. Umusobanuzi nta wundi ni The Prince Igikomangoma wita gato gatubutse nk'ikinini.